muraho neza. Ni Intore Alexis. Ibi ni Birori TV. Ikiganiro nabimenye nawe. Bimenye sobanukirwa. Kikuramo. Iga. Hano tuguha ibyo twasomye ku banyamahanga, abahanga, diaspora cyangwa se n'abanyarwanda. Ibitabo by'abahanga tugahuza imibare tukabiguha. Nakazi kaba katoroshye, ako kurundi ruhande kubera mu rimwe cyangwa rimwe tugira biroroshye. Tugiye kureba kuri aka kantu kwiyoroshya murabizi ni ukugenza cyangwa ni kwa kundi umuntu agira imigenzo yitwa kanyiza, kubanira kubera korohereza undi muntu, kwa kundi imikorere yawe myiza igira kuntu affecta undi muntu, ikamwafecta mu buryo bwiza buri positive. Usanga tuvuga ibindi kandi biri byiza. Kwiyoroshya buri kintu ugifata nk'ikibaho, ugenza ugira imigenzo yoroheza Burundi, ugira kuntu bagenzereza Burundi, ugira kuntu utwaramo ibintu, woroshya ibintu, worohereza mu abandi. Ibyo icyo gihe biguhishema kuri wowe nabo worohereza, biragufasha bigafasha aborohereza abo banira. Ni byiza cyane kwiyoroshya, byari byiza, ariko biragorana abantu benshi kubona abantu biyoroshya. Abantu bazi ko gusara, kuvugira hejuru, kugendera mu birere nk'agaca, kuguruka nta mababa, bazi ko ari byo shema aho bihuriye. Abantu benshi umuntu wivugira gake, abantu bashishoza, usibye kuba ari abakire, kuba ari abanyabwenge, kuba ari abashefu muri gahunda zitandukanye muri iyo sosiyete tubamo, nawe wabibakundira, ntibakunda abasazi. Kwiyoroshya tubirebe biba byiza, hari ukuntu bifasha mu bantu, ariko nimba tuvuze ngo abantu biyoroshye bagira imigenzo bagenzamo, kwiyoroshya twabonye ibyiza byabyo. Kwiyoroshya birengeje urugero ni byiza si byiza? Ntabwo ari byiza nabyo. Hari igihe usanga umuntu muri sosiyete bakaza bakakubita urushyi, undi akaza akakandagira, undi akaza akanyarira, undi akanera, undi agahunyura. Ibyo biba byarenze urundi rwego. Biyoroshye tuza banira, ariko ntukarenze umupaka, ntugatume barenze umupaka. Gira kuntu karuma situasiyo yawe n'ubuzima bwawe, gira icyo wafasha abandi, gira kuntu ugenza abandi baza kubona mu kundi kuntu. Konge tugaruke ku byiza byo kwiyoroshya muri ubu buzima. Nibashaka abantu bayobora abandi, bazabareba biyoroshya kuko ari bo bazagira icyo babagezaho, bazareba biyoroshya kuko ari bo bafite gahunda ko batabazabarengaho. Nibyo babyumvishe neza, bareba bagenzi babo biyoroshya. Nawe haranira ubutore, haranira kugenzereza abandi neza, wiyoroshye. Twavugaga kwiyoroshya ukarenza urugero, noneho rero byose turabyiga, turebamo ibyiza n'ibibi, kuko iya gahunda igwa rugendo. Ntago tuzicara tutarebye buri kintu, kigira ingaruka nziza n'imbi. Wari wabona kwa muntu ugenda agakwama, ngo bambwiye ko ngomba kwiyoroshya, bambwiye ko ngomba kwiyoroshya, akifata akagenza akicara, buri muntu akaza agakandagira,
buri wese akaza agahonyora, ntaho byakugeza, ntaho byagushyira, kandi ugasa ubutwari. Gerageza ugenze neza, ubanira abandi, usanisha impande n'impande, ureba icyiza n'ikibi, uzatsinda. Urakoze cyane kuba ukurikiye iki kiganiro. Ibi ni Birori TV.